Nk'ibisanzwe tugiye kuganira ku buzima. By'umwihariko rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kwibaza ikibazo kigira kiti ese kwikinisha byaba ari byiza cyangwa se ni bibi? Icyo kibazo twakibajijwe n'umuntu ukurikirana ibiganiro byacu aza kutubaza niba koko kwikinisha byaba ari byiza cyangwa se ari bibi. Hari ibihuha ndetse n'amakuru menshi abantu babwirwa atariyo andi akaba ariyo. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero nibyo tugiye gusesengura hamwe ukuri aho kuri ndetse n'icyo ubushakashatsi n'abahanga bagaragaza ku gikorwa cyo kwikinisha. Imibare igaragaza ko byibuze abagabo ku kigero kinini aribo bikinisha. Byibuze nk'ubushakashatsi bwasohowe na kaminuza ya Harvard ndetse n'iya Oxford bugaragaza ko byibuze kwikinisha abagabo bari hejuru ku kigero cya 93%, burya ngo abagabo baba barikinishije mu buzima bwabo, naho abagore bo ni 80%, burya bo baba barikinishije nabo mu buzima bwabo. Urebye umubare munini w'abantu bikinisha ni abagabo. Ndetse nanone ntabwo ibyo bisobanuye ko izo ngaruka zo kwikinisha mbi bishobora kugera ku bagabo gusa, ariko muri rusange burya kwikinisha ntabwo ari igikorwa kibi. Ndetse buryo nagenzuye neza ingaruka zo kwikinisha ni nke ugereranyije n'ibyiza byo kwikinisha. Ariko hari igihe kwikinisha bigira ingaruka mbi ku buzima bwawe bitewe n'uburyo ufata icyo gikorwa, uburyo ugikora, inshuro ugikora buri ku munsi ndetse no kuba cyarakubase. Kwikinisha rero nk'ibindi bikorwa byose uburyo gishobora kukubata, bitewe n'uko buryo iyo wikinisha uri muri icyo gikorwa hari umusemburo witwa dopamine uvuburwa. Ni umusemburo utuma ikintu runaka kikubata, kubera ko igihe cyose uba wumva ukeneye bya byishimo nabwo bushagarira wakuye muri cya kintu wakoze. No kwikinisha rero ugasanga bishobora kukubata bitewe n'iyo dopamine ivuburwa mu gihe uri muri icyo gikorwa. Iyo rero wabaswe no kwikinisha usanga igihe cyose ari byo utekereza. None ukumva igikorwa cyo kwikinisha ugikora buri munsi cyangwa se birenze rimwe ku munsi. Abashakashatsi ndetse n'abahanga bavuga ko byibuze kwikinisha iyo byakubase ari bwo bigutera ikibazo, ndetse ugasanga nyine uhuye n'ibibazo nyine bitewe no kuba cyarakubase ndetse cyaranagize ingaruka mbi ku buzima bwawe bwa buri munsi. Hari abantu usanga mu ma office ndetse no mu nsengero n'ahandi hantu hose hashobora guhurirwa n'abantu benshi bashobora no kwikinisha, nko bakajya nko muri toilette hirya bakiherera bagakora icyo gikorwa cyo kwikinisha mu gihe bananiwe kugenzura amarangamutima yabo. Ibyo ahanini biba bigaragara ku bantu babaswe no kwikinisha, ari nabyo bigira ingaruka mbi ku buzima bwabo ndetse bagatangira no gutanga umusaruro muke mu bikorwa bya buri munsi bakora. Ugasanga ubuzima bwabo busa naho bwangiritse bitewe n'icyo gikorwa cyo kwikinisha kubera ko cyababase. Ariko ubashije kukigenzura neza icyo gikorwa cyo kwikinisha ukamenya n'uburyo byitwaramo, byagusigira ingaruka nziza ndetse bigira n'ingaruka nziza ku buzima bwawe, atari ingaruka gusa zigaragarira inyuma ku mubiri, ahubwo n'imbere mu mubiri bikagira ingaruka nziza. Ubundi nk'uko bivugwa, kwikinisha ntabwo bitera ubugumba, ndetse burya nta nubwo bituma igitsina cyawe kigorama, nta nubwo bishobora gutuma wibagirwa bya hato na hato nk'uko bivuga ngo bitera uburwayi bwo kwibagirwa ku bwonko bwawe, cyangwa se ngo bigatera stress, ahubwo burya bishobora kuyivura mu gihe byakozwe mu buryo bukwiye ndetse no mu gihe cya nyacyo, ari nabyo turaza no gusobanura ku musozo tureba ngo ni ryari kwikinisha bitaba ikibazo. Hari n'ibindi byinshi bivugwa kwikinisha, bivuga ko byibuze iyo wikinisha bishobora gutuma uruhu rwawe ruba rubi cyangwa se rukumagara, kukamera nk'umuntu ushaje cyangwa se nk'umuntu ukuze bitajyanye n'imyaka ufite. Ariko ibyo byose ntabwo ari byo, ndetse nanone ni ukubikabiriza, kubera ko mu buzima bwa buri munsi cyangwa se mu muco wacu ndetse n'imico y'ahandi, igikorwa cyo kwikinisha ntabwo bacyumva neza, ndetse nanone bigaragara nk'ubugwari cyangwa se kugerageza kwihunza aho mudahuje igitsina, cyangwa se ugasanga ahanini bikorwa n'umuntu usa naho yigunze cyangwa se witinya. Ariko muri rusange ibi bivugwa ni nko gushaka gusebya cyangwa se kugaragaza ukuri kutari ko ku gikorwa cyo kwikinisha nk'uko bigaragazwa n'ubushakashatsi. Uramutse ubashije kubigenzura neza ku buzima bwawe, byibuze abanga bavuga ko byibuze kwikinisha inshuro 3 mu cyumweru ntacyo bishobora guteza ku buzima bwawe. Ibyo ngibyo bishobora kugira ingaruka nziza kuri wowe.
Muri izo ngaruka rero ngo harimo nko kuba bishobora kukuvura stress. Buryo umuntu ufite stress ari igihe yinjira muri icyo gikorwa cyo kwikinisha, ari nabwo abenshi bashobora kubikora bakinjira muri icyo gikorwa, ugasanga nyine nibatumye ya stress igabanuka mu mubiri wabo. Iyo wikinisha hari imisemburo y'ingenzi ivuburwa. Hari umusemburo witwa oxytocin, hari umusemburo witwa dopamine, ndetse n'umusemburo witwa endorphine. Iyo ni imisemburo y'ibyishimo, imisemburo y'urukundo, ndetse n'imisemburo yo kugubwa neza. Iyo misemburo rero ivuye mu mubiri wawe ituma wiyumva neza, ukumva umeze neza, ndetse ikagabanya na stress na ya mihangayiko ushobora kuba ufite bitewe n'icyo gikorwa cyo kwikinisha. Kwikinisha nanone bishobora gutuma bikuvura ikibazo cyo kubura ibitotsi cyangwa se kudasinzira. Muri iyo misemburo n'indi misemburo yongeraho nk'imisemburo ya melatonin ndetse na serotonin ishobora kuvurwa mu gihe uri muri icyo gikorwa cyo gukora kimeze nk'icyo gukora imibonano mpuzabitsina cyo kwikinisha. Icyo gikorwa rero burya iyo misemburo iyo ivubuwe uri muri icyo gikorwa cyo kwikinisha, nanone ishobora kugira ingaruka nziza kuri wowe, cyane cyane nyine bigatuma ubasha kubona ibitotsi, ukagwa agacuho nk'umuntu umaze gukora imibonano mpuzabitsina. Murabizi ko umuntu umaze gutera akabariro, umuntu umaze gukora sex, akenshi ahita agira ibitotsi agasinzira. Burya no kwikinisha bishobora kugira efe zimeze gutyo zo gutuma ubasha gusinzira. Hari n'abashobora burya ngo hari n'abo burya kwikinisha bishobora kuvura ububabare, cyane cyane nk'ububabare bwo kuribwa umutwe, cyangwa se kuba ushobora no kuba uri kuribwa nko mu gihe cy'imihango, cyagiye imihango iba iri kubabaza cyane, ndetse n'ubundi bubabare bworoheje ariko budakabije. Muri rusange rero igikorwa cyo kwikinisha ntabwo bundi kuri kote negative zacyo ni nke ugereranyije na kote positive zacyo mu gihe byakozwe neza. Hari n'abavuga ko byibuze kwikinisha ku bagabo bishobora gutuma ibyago byo kurwara kanseri ya prostate bigabanuka. Kanseri ya prostate rero ni kanseri ifata agasabo k'intangabo, aho usanga nyine karabyimbye cyangwa se twarafashwe na kanseri. Bavuga ko byibuze umugabo urangiza inshuro 21 mu kwezi aba afite amahirwe menshi yo kutarwara iyo kanseri. Ariko nanone abashakashatsi bavuga ko byibuze hakenewe gukora ubushakashatsi burambuye kugira ngo babashe kwemezwa neza ayo makuru niba ari yo. Ariko ikidashidikanywaho ni uko umugabo arangije inshuro nyinshi mu kwezi bigabanya ibyago byo kuba yarwara ya kanseri ya prostate. Kandi kanseri ya prostate ni kanseri ifata umubare munini w'abagabo, cyane cyane barengeje imyaka 50. Nanone kwikinisha bavuga ko byibuze bishobora gutuma umubiri umuntu amenya kumetiriza ubuzima bwe bujyanye na sexuality, cyangwa se uburyo akora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se ubuzima bwe bwo gutera akabariro. Buryo ngo mbere yo kwinjira mu gikorwa cyo gutera akabariro nyirizina, ubashije kwikinisha bishobora gutuma ikibazo cyo kurangiza vuba gishobora kuvaho, cyangwa se none ikibazo cyo kutabona ubushake buhagije kikaba gishobora kuvaho bitewe no kuba wakinesheje mbere yaho, cyangwa se kuba wabashije gukora icyo gikorwa cyo kwikinisha. Niba hari ikindi kintu nawe wumva cyiza kizanwa no kwikinisha cyangwa se ingaruka zacyo, uze kucyandika muri comment. Ariko muri rusange by'ubuze ngo kwikinisha inshuro 3 mu cyumweru ntabwo byaguteza ikibazo, ndetse unarebye nta n'ingaruka nyinshi byagutezaho. Bizaba ikibazo mu gihe bikora buri munsi, cyangwa se inshuro zirenze 1 ku munsi. Mu byo ukora byose kwikinisha nyine kuba wasubiza ko ari byiza cyangwa se ari bibi, kuhita ubona igisubizo kiri exact cyangwa se kiri real biragoye, ahubwo biterwa n'umuntu n'ibyo yahuriyemo nacyo, cyangwa se nanone n'uburyo bikora, n'uburyo yakira icyo gikorwa nyine uburyo gikoramo. Niba byarakubase rwose igikorwa cyo kwikinisha cyarakubase, ubuhamya watanga nuko ari bibi, kubera ko iyo byakubase biguteza ibibazo byinshi ku buzima bwawe, ndetse bishobora no gutuma akazi kawe kareka, cyangwa se kwirukanwa ku kazi bitewe no kuba utakibona utagitanga umusaruro uhagije. Bikaba bisa naho nyine biba byakugizeho ingaruka mbi nyinshi cyane. Ariko nubasha kubigenzura neza ngo nta ngaruka namba bizakugiraho. Ariko ku bantu bashaka gutandukana n'iki gikorwa nk'abantu babaswe,
n'igikorwa cyo kwikinisha, hari inama twabaha cyangwa se ubujyanama twabaha. Ubundi inama ya mbere umuntu cyangwa se umuntu wifuza kureka cya gikorwa cyo kwikinisha akwiye gukurikiza ni ukureba ikibimutera. Abantu benshi burya bashobora kubiterwa no kuba bari bonyine cyangwa se bigunze, basa naho batari kumwe n'abandi cyangwa se muri sosiyete basa naho bigunze. Hari n'ababikora bitewe no kuba bahuye n'ikibazo mu buzima bwabo cyangwa se afite ikibazo runaka mu buzima. Hari n'ababikora kubera ko bagiye ku ma social medias bakaza guhura n'aya mafoto y'urukozasoni arimo abantu bambaye ubusa, bakareba amaporunogarafi. Ibyo bigatuma bizamura sexual desire muri bo, bakumva bagikora cya gikorwa cyo kwikinisha cyangwa cyose cyo gushaka ibyishimo bimeze nk'ibiba mu mibonano mpuzabitsina bo babyikoreye ubwabo. Iyo bimeze gutyo rero ukoraho cya gikorwa ndetse na za mbogamizi zibigutera ukagerageza kuzihunza. Uburyo bwo kuzihunza rero ni ugushaka umuntu mubana, ukirinda kuba wenyine, ugashaka umuntu mubana niba uba muri ghetto cyangwa se n'ahandi hantu hose uba, ugashaka umuntu muhorana mubana utuma cya gikorwa nyine kugira ngo ugikore bigutera isoni zo kuba wagikorera mu maso ye, ukaba ushobora kubireka. Nanone gerageza ugenzure imbuga nkoranyambaga zawe, wirinde gukurikirana ya mafoto babandi bapostinga amaprono cyangwa se bapostinga ya mafoto y'abakobwa bambaye ubusa. Ugerageze ntubakurikirane, niba ni ngombwa ubaboroke. Hari n'uburyo ushobora gufunga telefone yawe ugashyiramo ko mu gihe cyose ushaka gushaka imbuga zerekana amashusho y'urukozasoni, telefone yawe itabikwereka, ntubashe kubibyagisasinga, ntubashe kubigeraho. Iyo ni intambwe ya mbere rero ku muntu wifuza kureka igikorwa cyo kwikinisha mu gihe cyamubase cyangwa se gutandukana nacyo. Intambwe ya kabiri ni ukugerageza gukuraho za ngaruka zose ziba zaratewe no kwikinisha. Hari abantu nyine usanga nyine iyo cya gikorwa cyo kwikinisha cyababase kikabateza ibibazo mu mubiri wabo, izo ngaruka zo kwikinisha rero uba ukwiye kuzikuraho. Uburyo bwa mbere bwo kuzikuraho ni ukwita ku mirire yawe. Burya imirire ni ingenzi ku muntu wifuza gukuraho ingaruka ndetse no kureka igikorwa cyo kwikinisha. Ibintu bya mbere ukwiye kurya ni ibiribwa byose bibonekamo vitamine zo mu bwoko bwa B cyangwa se B complex. Izo vitamine zikaba zikunda kuboneka mu mboga rwatsi cyangwa se mu mboga muri rusange, zikanaboneka no mu mbuto. Niba rero wifuza kwikinisha, kureka kwikinisha ndetse n'ingaruka zabyo ukaba ushobora kuzivaho, ni ukurya ibyo biribwa ku mafunguro yawe ya buri munsi. Nanone uba ukwiye gukoresha icyayi cya tangawizi. Buryo bavuga ko byibuze tangawizi cyangwa se icyayi cya green tea cyangwa se thé vert bishobora kugira ingaruka nziza ku buzima bw'umuntu wikinesheje, kandi bikaba bishobora gukuraho zimwe mu ngaruka byamusigiye ku mubiri we mu buryo bwihuse. Ibyo rero burya nabyo ukwiye kubikora. Nanone ikindi kintu cya gatatu ukwiye gukora ni ugukora siporo no kunywa amazi menshi. Siporo burya ni ingenzi, ituma amaraso yongera gutembera neza ku mubiri ndetse bikihutisha ko umubiri wawe ushobora kwisubiza mu buryo bwihuse, za ngaruka zikavaho mu buryo bwihuse bwa vuba. Nanone burya amazi nayo ni ubuzima. Amazi nayo azarengera ubuzima bwawe. Ikindi kintu cya kane ushobora gukora, hari imiti nayo ishobora gukora izo ngaruka zo kwikinisha. Iyo miti nuko abantu benshi batayemeranyaho, ariko ni imiti ishobora gukora, wanayigerageza. Nta nubwo burya ari imiti inagoye ndetse nta nubwo ari n'imiti wavuga ko iteza ikibazo ku mubiri wawe. Ikintu ushobora gukora ni ugushaka ibiribwa birimo zinc cyangwa se ukagura zinc. Ni umwunyungugu ushobora kuwukora nka supplement, ukazajya uwufata ukawunywa cyangwa se ukawurya. Burya nayo zinc nko ku bagabo ndetse no ku bagore ishobora kwihutisha gukira vuba n'ingaruka zo kwikinisha zikavaho vuba. Hari n'undi muti witwa copy vitamin, nawo ushobora kuba wagufasha kubera ko ugira ama supplements ndetse na nutrients ziwurimo zishobora gutuma ubasha gutandukana n'icyo kibazo, ariko nawe yo ishobora no gukoreshwa mu bindi bibazo nko kongera akanyabugabo no kukuvura ibindi bibazo byinshi. Kwani kuze ikiganiro wanayishaka kuricana. Ubundi kwikinisha rero, izo myth zitari zo cyangwa se ibintu bitari byo kwikinisha, ntukazihe
ntukazihe umwanya wawe, ujye ugerageza ushaka ukuri kwabyo. Ntabwo igihe cyose kwikinisha ari bibi, ndetse nanone ntabwo bisobanuye ko ari bibi igihe cyose, ahubwo burya bigira n'ibyiza byabyo. Bikaba bibi igihe byakubase, ari wa muntu utagishoboye kwikontorora, kwigenzura neza ngo areke ibyo bibazo atandukane nabyo.